natwe ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Uwera yakiriye impano idasanzwe agatako watangiye guhura n'ingaruka zo gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga. Ni mu ikinamico rangurura. Ese ubwo uhagaze aho ureba iki bro? Ntacyo. Ubwo ugize ibyago ugakererwa wabwira mwarimu ngo wakerejwe no kurunguruka muri telefone yanjye koko? Aha, reka nigendere da. Ariko ibyo bintu mbonye ukora si ibyo gatako. Ngaho ubonye nkoze iki se kandi? Simbonye wohereje se umuntu amafoto. None se koherereza umuntu amafoto birarenze? Muraziranye se? Ntago muzi ariko waranze. Yakubwiye n'iki se wowe niba utamuzi? Aramforowinga ku mbuga nkoranyambaga zanjye. Sha, ibyo bintu ushaka uzabereke pe. Aha. Ko mwarimu yaratubwiye ngo kwandikira no koherezanya amafoto ku mbuga nkoranyambaga n'abantu tutazi ni bibi. Yababwiye se ko bitwaye iki? Ngo bishobora kugukururira ihohoterwa n'imico mibi. Ariko imico mibi yihesera. Ibico mibi birimo nk'ubujura, ubusambanyi, kunywa ibiyobyabwenge ndetse no kuba wakinjizwa mu bikorwa byerekeranye n'iterabwoba. Ariko ye ibikorwa by'iterabwoba kuva wavuka muri Buganwa yose ninde wigeze wumva wagiye muri ibyo bikorwa by'iterabwoba saho? Yego nawe nzi, ariko hari abajya mu bikorwa biteye isoni. Ariko ko wigize intyoza bro, ibikorwa biteye isoni se nibi? Agatako we tuvuge ko utajya ubona abantu basakaza ku mbuga nkoranyambaga amashusho n'amafoto y'urukozasoni n'ay'ubwambure. Aha, ntabwo njya mbona. Hanyuma se n'ujya unabona urubyiruko rukora ibiganiro n'ibikorwa binyuranyije n'indangagaciro za Kinyarwanda. Ariko ngira ngo ahari uri gatuma. Niba utabizi rero nawe uri muri bo. Uvuze ngo iki bro? Rahira ko ntaguceka. Wamoye ubusa ariko. Uzi kubona abana ku ishuri basigaye birirwa banserereza ngo mushiki wanjye yataye umuco. Nataye umuco ndi wabo se? Ngo abantu bose basigaye birirwa babona amafoto ushyira ku mbuga nkoranyambaga bambaye utwenda duto duto tujya kuba nk'ari ubusa. Bro, fata inzira ujya kwiga. Icyangwa uvuge niba utagiye ngo ushakire ibyo ukora hano mu rugo. Karibu muri papeteri Uwera teacher. Byose birahari ntacyo mwabura muri papeteri yawe. Ariko abacuruzi Imana yanjye. Iyi papeteri ni yanyu rwose. Mbwira icyo ushaka ahubwo nkigushakira utarakererwa. Yewe. Nzagura ubutaha narinje kukwirebera rwose. No kunyirebera biremewe rwose. Rwose. Babonye ko yamakaye meza maremare akomeye nayazanye. Ubutaha ntuzanceho utanteje imbere. Oya, humura rwose. Nzaguteza imbere ntugire ikibazo. Gusa uyu munsi narinje ngo twiganire ku kibazo cy'umwana wawe Kabasi Dango. Kabasi Dango yakoze iki mwari? Umva nkubwire. Rwose maze iminsi mwitegereza. Mbona afite imikoreshereze mibi y'imbuga nkoranyambaga na internet muri rusange. Uriya mwana azankurira ishyano pe. Ubu noneho amafaranga yishyura ibyo yangije ku kigo ndayakurahe mwuka byaramo. Oya, humura rwose nta kintu yangije. Ariko utamubaye hafi nk'umubyeyi we. Ndetse ngo natwe nk'abarizi tumube hafi. Ubu bwe yakwiyangiza burundu. Aterera. Aha. Dore Kabasi Dango akunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane. Ibyo ndabizi. Ugasanga zimaraho igihe kinini cyane. Wumva neza? Adakurikiraniwe hafi rero. Ashobora guhura n'ibyago urubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga nabi ruhura nabyo. Yego ko mana yanjye ntabwo nari mbizi. Nje nka mwarimu we. Maze iminsi mukurikirana akaba ko musanze yandikirana n'abantu atazi b'abanyamahanga. Avugisha ukuri. Nakubeshyira iki? Kandi abantu nk'abo rwose bashobora gushora umwana mu ngeso mbi cyangwa akaba yahohoterwa cyangwa se akaba yagwa mu byago by'icuruzwa ry'abantu. Ubwo se umuntu mutari kumwe yakwigisha izihe ngeso mbi mwari? Imbuga nkoranyambaga. Aha, ubanza utazi imbuga nkoranyambaga cyari cyo. Uzi umubare w'abana bahigira ingeso mbi z'ubusambanyi no kunywa ibiyobyabwenge uko ungana. Oya we. Cyangwa se abahohoterwa. Baba we. Ibaze rero umwana wanjye yishoye mu biyobyabwenge. Ejo he haba harangiye neza. Kutavuga si icuruzwa ry'abantu. Ni munyumvira? Utamubaye hafi washiduka baramujyanye niyo utazi ko agiye gushaka amafaranga. Naho umwana agiye kuba umucakara mu mahanga. Uyu munsi habaye iki noneho ra? Cyerekeranye n'iki Sagatako? Igitangaza cyabaye pe. Uvuye mu rugo iwanyu mbere ya 8:00? Sha ibyo mbonye numvishe ntabyihanganira. Ndavuga nti reka nze nkurebe mbanze mbikubaza. Ubonye ibikize? Agatako. Karame. Ibintu mbonye ni wowe wabikoze cyangwa nundi? Ngaho bibonye hese noneho. Kuri channel yitwa Nathan TV. Yekazi nagezeho se. Wow, it's amazing. Ko mbona se wishimye? Nkishima se ari wowe ntiwakwishima. Chimishwa n'amafuti nkariya.
uzi ko njye nari nzi ko ari bimwe babeshyera abantu kumbi warabikoze koko. ubundi se niba icyumbaza ngo narabikoze utanambwira ibyo ari byo. Iby'uko bagufatiye muri hoteli usambana n'umugabo w'abandi. Njyewe nsambana n'umugabo? Uwuhe mugabo se? Singizi inkuru kuri Natani TV. Uyu se si wowe wambaye agakanzu ko kurarana umeze nk'ubyutse. Ego mana yanjye, ndabona iyi foto ari njye koko. Iyi foto ninjye wayifotoye ndayipostinga nshaka gutwika, ariko si iki gisaza nicyaye ko ntakizi koko. Ntukizi kandi ari cyo mwasambanye. Reba umutwe w'inkuru kuvuga ngo bihinduye isura, afatiwe muri hoteli yagiye gusambana n'umugabo w'abandi. Mana yanjye, hano yarambeshyeye pe. Wenda byari ukuntwikira, ariko ntabwo nigeze nsambana n'uyu mugabo. Ndabona nta naho muzi pe. Ariko rero nawe ukwiriye kwiyubaha pe. Reba nk'iyi foto bakoresheje birasa nk'aho wambaye ubusa neza neza. Ubu wayipositinze utekereza iki koko? Hari ibirenze se ko ari ugutwika nk'uko n'abandi basiraye kwini bose batwika. Nyamara uko gushaka gutwika no gushaka kugendana n'ibigezweho utarobanuye bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe bwo mu mutwe. Ako noneho nka sara se? Ushobora kudasara, ariko se guhora useserezwa uteshwa agaciro mu bandi bakwita ikirumbo, icyomanzi, byo ni byiza. Uzi ko ibi byangiza izina ryawe muri sosiyete, aho uciye hose ukaba igicibwa. Mwana ajya worohamo nta mujene udatwika. Hari igihe utwika cyane bikarangira witwitse. Ego mana yanjye. Njye ndi wowe nakongera ubushishozi mu byo nsangiza abankurikira ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'ubuzima bwanjye bwite. Ese ufite ikihe kibazo wafunguye ukareba? Harimo iki Karibuso? Uyu mugore ndamugira ntera. Basize urabyanze subirana ibyanjye. Ariko se wowe urinjye umuntu akaza akakubwira ngo akira ntakubwira ati harimo iki n'iki, wowe wakwakira ugafungura ntabwo ufite? Usuwe urumva ko ari uburozi nguhaye? Uburozi se wabukurahe? Reka ubwoba rero ufungure. Fungura rwose. Karibuso, iyi nkoko y'umura gutyo yishyiriye nde? Yishyiriye nde? Kandi ari wowe uyifite. Nyirayo niwe uyifite mu ntoki. Mbega inkoko iryoshye isa neza we. Karibu, wayokesheje he? Igihe se wanyishinga wasanga ari komande kutoka Buraya cyangwa muri Amerika. Ndayikuzaniye rwose ngo uyipekenye uyumvishe. Sha urakoze pe. Uzi ko hatuma umuntu arya atanakarabye? Ahubwo se kuhera mu mugongo uhera ku itako ryayaho. Harimo na ka seriviyete nugira ubunebwe bwo gukaraba rwose bari gukoresha. Ariko rero nawe Karibuso, inkoko ingana gutya yokeje neza, iriho n'ibirungo gutya byanze bikunze irahenze. Kwifata rero ukayizanira umuntu gutyo gusa ntabwo ari ibisanzwe. Ariko buri ugira ngo nawe urasanzwe we. Umva ntasanzwe se ndi iki cyawe ko tumenyanye ejo bundi nyamamariza ibikorwa. Yego ntitwari dusanzwe tuziranye, ariko ubu twaramenyanye kandi turagenda tuba inshuti birushijeho. Ku buryo wangurira inkoko nk'iyi Karibuso nta nabigusabye. Ahubwo se niguturinda kunyibutsa kubwiriwe. Nge nibwirije ndavuga nti buriya byanze bikunze wera ntabwo yagiye kurya saa 3. Ndavuga nti rwose reka ngukoreshereza agakoko byibuze bari nako wiririrwa. Mana yanjye we, burya uri umuntu mwiza we naka kajyani Karibu. Uya ni ikiru cyuko naguhaye amakuru y'ibihuha. Tugatakaza umwanya n'imbaraga dutegura amadosiye yo gupiganirwa isoko ry'abaringa. Abirerega bibaho. Nawe se katari wowe cyangwa wagize ngo narakurakariye? Oya ndabizi kutandakarira we. Wandakarira suka bishobora ugira ngo. Ntabwo nabishobora rwose nawe urabizi. Umva rero reka tuve mu magambo itanaho rikabiye. Egera hano uze tuyivovore tuyibaze icyagaca kayisigarije. Uyereka nkwegere. Akira ahubwo dusangire. Alo, ndakumva Nata. Wiriho neza Gatako? Bite byawe? Amakuru se kuvuga nk'utishimye? Nta kibazo mfite ariko. Yitonze busanzwe? Byashoboka. Okay, tubireke. Hanyuma se wabonye ko natangiye kugutwikira? Umva, tayari ikiganiro cya mbere namaze kukigeza kuri channel. Nabibonye ariko wampemukiye Nata. Biriya bintu wankoreye ntabwo ari byo pe. Ntabwo ari byo kandi nagutwikiye. Wabonye ko tayari nakoresheje ifoto yawe se? Ariko ntabwo ari biriya twavuganye.
nari nzi ko uzajya untumira nkaza mu biganiro ukambaza ibibazo nkagusubiza. None se ubushize twavuganye ngo iki? Ntabwo nakubwiye nti mu buryo bwo gukurura abantu nshobora kujya nkoresha amafoto yawe ku biganiro nubwo naba nabikoranye n'abandi batari wowe. Ariko hariya wayikoresheje ku kiganiro kibi kinsebya pe. Uzi ko abantu batangiye kumpamagara bambwira ngo bambonye kuri cano nsambana n'umugabo w'abandi. None se nyine urumva ibyo atari byo sawa? Kiriya kiganiro nicyo cyagize views nyinshi cyane kurusha ibindi byose nakoze. Ariko urumva izo ni inyungu zawe si izanjye. None se agatako. Ejo bundi ningutumira ukaza mu kiganiro uvuga ko biri ari ukukubeshyira ndetse na kiriya gisaza bavuga ko mwasambanye naho ukizi, uzahakura abafana bangana iki? Uzantumira live nicara imbere ya kamera ujye umbaza nsubiza. Rwose uzaba uhari mbona nkubona. Niba ari uko bimezeho nta kibazo. Nitegura uzantumira ejo se? Nzakubwira umunsi wigira ikibazo. Uretse kuba mbona twaganira n'imishinga myinshi ubyemeye. Urumva se nabyanga niba ari izana amafaranga no kwamamara? Ese njye urumva nategura imishinga y'ubufu. Nk'ubu mfite filime nshaka kuzakoreshamo abakobwa beza gusa. Ubwo sinaha abakobwa bandusha ubwiza ni bande Nata? Abo nyine niyo mpamvu nashaka kuguheraho uramutse ubyemeye. Ubwo se urumva ayo mahirwe nayitesha Nata? Ahubwo se birasaba iki ngo ntangire ngishake? Nta birenze. Cyambere ni ukuba uri umukobwa mwiza kandi cyuracyujuje. Ikindi ni ukugukoresha akazame gato kugira ngo ndebe kuzi gukina. Niba ari ibyo rwose uhita unyandika kuko gukina ndabizi. Uzi ukuntu ku ishuri twajyaga dukina ikinamico ubundi bakanyinisha ndi umukobwa w'indaya abasore bose bakurikira. Sha nzi gukina bya bindi bya fresh sana. Okay. Niba ibyo ubizi rero. Wowe namaze kukubona nsigaje gushaka abandi. Nta kindi bisaba nibyo gusa se? Iby'ingenzi ni ibyo. Kuko ibindi ni udufaranga dukeya utabura. Vesti, ngize amahirwe nkubonye nagushakaga. Ari amahoro se we? Ni amahoro ariko nyine harimo n'ibibazo. Byagenze bite se? Nizere ko abana bari aho ntawahuye n'ikibazo ariko. Yewe bari aho. Ahubwo nyine nagira ngo wowe mbanze nkwihanganishe pe. Unyihanganishe? Nabaye ikize? Ntabwo wigeze uriya ku mbuga nkoranyambaga se? Abakiriya niranywe hariya muri salo se bari kureka nkafungura na telefone. Noneho ntabwo wamenye ibyabaye ku mwana wawe. Ngo? Kushaka kunkura umutima we. Umwana wanjye yabaye iki se ko no ku ishuri batigeze bana telefone? Erega ntabwo ari uwiga nuriya mukuru agatago. Ngo? Ikira Mariya mwamikazi. Ndagira nte noneho mana yanjye. Yewe rwose. Umwana wanjye yabaye iki se ko no mu kanya twavuganye nta kibazo afite we. Yewe nuko wumva utigeze ugera ku mbuga nkoranyambaga naho ubundi nawe uba wabibonye. None se wowe wabibonye wambwiye? Yewe erega wa mubyeyi we nabuze aho mbihera. Nyine gusa nyine hagataka umwana we yagiye gusambana muri hoteli bamufatiramo. Subya uramenye nta nkuba yo muki. Iryo ni ijambo we kuko nta soni. Aha singiye inkuru se kuri cano yitwa Natani TV. Uyu se hagataka umwana wawe? Yewe ndabona ari wowe ariko se umwana wanjye nkagatako yabarize gusambana ryari ko. Ni ukwihangana wenda ukamuba hafi ukanamugira inama kugira ngo adakomeza kwishora muri izo ngeso mbi. Reka ndore neza hano banditse ngo hafatiwe muri hoteli agiye gusambana n'umugabo w'abandi. Ariko se mwuka byaramwe k'ababyeyi twagowe. Nk'iki gisaza cyagiye kunsambanyiriza umwana kubera iki koko? Ariko se gatako we yabyemeye ate? Tega amatwi kinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Uyu mubyeyi agiye gukora iki nyuma yo kwakira inkuru y'incamugongo? Ntuzacikwe n'ikinamico rangurura y'ubutaha. Ikinamico rangurura muyigezwaho n'umuryango nterankunga w'Abanyanoruveje n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari ku nkunga y'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. Ikinamico rangurura ni buri wa gatanu saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho watwandikira ubutumwa bugufi kuri 0785 20 47 54. Rangurura.